n'uburwayi nta n'iki keretse ndwaye nyine reba nabuze gusinzira ko ndashwanye niho nsinzira noneho ntanaheze iyo mfite umujinya ndasinzira cyane ahubwo nshobora kubyuka mu gitondo nkumva ni igiki cyabaye ashyira ubwenge ku gihe agikurura ziko naraye nashwanye n'umuntu ariko ubundi ntabyibukaga ni ukurwara n'ibindi byizwe twabituvuga yego ko mana rero nta kintu kijya kimbuza gusinzira ngewe uburwayi hanini ubundi buriya umuntu avuze ngo yananiwe gusinzira atarwaye aba ari imidaya ngo umuntu yanyanze gusinzira biranze nshobora nko kubitekerezaho nk'amasaha 2 yenda nasinziraga saa 3 kugeza saa 5 ariko nyuma ya saa 5 aho waza ukankura ku gitanda ukanshyira hasi ugatwara amatero ukigendera ni ukuvuga ngo ndakinga hashiramo n'ingufuri nkingisha serire n'ingufuri sinjya nkinga gutyo kuko ndabizi nanjye iyo mfatishije agatotsa simba nariteye umugongo birasa dutangire none ubwo icyo ndi kukubwira ko umuntu uvuga ngo yananiwe gusinzira adashonje atarwaye kaba ari umurenge ubuze amafaranga uretse kurara wicecetse byibura ndi burare nicaye nkarara nyakoreye ndasinzira ibibazo nkazongera nkabyegura ejo buriya ahubwo ibintu nanone bibiri bishobora kumbuza gusinzira ibyishimo byinshi buri ibyishimo bishobora kumbuza gusinzira mu izina nkanuye nk'umunsi nakoreye amafaranga menshi cyangwa nabwiwe ijambo ryiza numva rifite imbaraga nyine ijambo hari aho nzarara hanze ntabwo nakweshe nzarara hanze iyo na kera ndi umwana n'iwacu banguriraga umwenda mushya ntabwo naryamaga mu izina ry'Imana yego nyine nawurazaga hafi y'uburiri ku buryo nibumeka ingeshwa ko nta n'imbeba irabutwara bukarenda butandukana njya hanze nkajya kunyara gusa nkagaruka nkasanga ijoro riracyajigishije oya nkazana ngurira ivuna mu hetero racya niyo minsi igihe nagize ibyishimo byinshi birenze niho ndara nicaye pe nkabura ibitotsi aho iyo mbabaye agahinda kanyishe ndasenga nkarira ndabanza nkamekinga ashobora ko umwana aryamye ahubwo si umugore utarira abaho nta mugore utarira aba ari n'inkunguzi ndakubwira ngo ndakinga nkabanza nkamekinga ashobora ko umwana asinzira atari busange ndi kurira hashobora kuba namuteza ibibazo byo mu mutwe no gutekereza ngo mama yabaye kandi abazi ko mama ari umuntu w'umuhatari ubundi nkarira nkabwira Imana kandi ntabwo ndira gutyo gusa ndira mbwira Imana ibibazo byanjye n'uburyo indoni yambabaje antera agahinda mbabariza umutima none niba byananiye ndakwinginze umva ndangiza gusoza isengesho namaze gusinzira numva n'ibitotsi byenda nkahita nsinzira ako kanya ubwo ikindi kintu cyambuza gusinzira ni igiki ni abantu muri rusange ntabwo navuga ngo ni umugabo ni abantu muri rusange umugabo wese yakubaza ashobora kukubwira ijambo ribi ushobora kumbwira ijambo ribi dani simbabarire mu maso yawe sinakwereke n'impinduka
ariko nkaba ndifite mu mutima nkavuga ngo sinjye uri burote ngera mu rugo ndiri hagati y'umugabo ugukubita no kubwira nabi wahita mu ntabwo nigeze mbona unkubita Imana izanandinde uwo mudayimoni kuko nkubise nanjye namukubita ngende umunyamani mubi cyane hajemo ibintu byo kurwana yanyica bagahita bakira ijambo ribi umuntu ashobora kugukomeretsa uko byagenda kose hari abagabo babiri ushobora gukubita cyangwa se akajya gucinya utuntu nyine tukubabaza abaye rero mahitamo ngo nta n'umwe nahitamo nta muntu ugukubita rega atabanje kukubabaza nta muntu uhubuka ngo agukubite ibyo bintu uri kuvuga rero kubwira nka bya yindi abagore bajya bishyura umugore akavuga ushaka umugabo ufite akamubona n'umwanya kandi umugabo ukamubona umugabo usaba umugabo ufite amafaranga akubonera n'umwanya cyangwa amoko abiri y'abagabo ni amoko abiri y'abagabo umugabo ufite kubonera umwanya ariko ashaka akayampa uwo nguwo naze akabaho n'ukubonera umwanya umwanya udafite ifaranga se twawumaze iki wasohoka se umwana nka rimwe mu cyumweru wenda kura nabwo bareba n'abakaguye icyumweru cyangwa bati babajya kumanze n'iruhuke oya uwo ngo ntabwo abagukunda kugira ngo reka banze yiruhukire ese uwo nk'umuntu ufite umugabo ujya Dubai ufite amasitokara mu mujyi Dubai ugira none ureka nkubwire ko hari abajya Dubai bitwaje indaya iyo ndaya aba yitwaje ntabwo ari buyibone mu mwaka iyo rero niyo tandukana nyine ryo kukubwira ngo umugabo umeze gutya ufite amafaranga ntacyo ndaya arayifite ariko wowe nawe icyo ushaka cyose urakibona uragera ahantu ukikoza ahantu wabona agakanzu keza nk'ako gati akankajyana ati nta kibazo bifuza iki ariko kuzakubonera umwanya n'ubwo rukundo uri gushaka ntubibone ubukene buraryana ubwo rero uzi ikintu bisobanuye umugabo mwiza ubwo kuri wowe ari wavuga kuri adafite amafaranga menshi cyane n'umwanya wo kubona ariko nawe atawubona cyane kandi umugabo niwe kumubona gake nta mugabo nshaka ntawe nshaka amafaranga ntabwo bayashaka nyine wayashaka utayakora nyine nicyo uyu noneho ingingo ziragumaje urezi nongeye kubaha ikaze kuri Sine wacu TV bifuriza amahoro y'Imana bifuriza imigisha iva ku Mana aho muherereye hose ndabayambiriye twari dukumva kubera ikibazo kitanturutseho cy'uburwayi n'ubwumve ntameze neza ntimugire ngo ni ikindi kindi ni ukubera ndarwaye maze icyumweru cyose ndwaye niyo mpamvu mutigeze mwongera kubona ibiganiro byanjye ariko ndashima Imana ko yongeye kunkorera igitangaza kongera kuntiza ubuzima nkaba nongeye kubonana namwe aho tutaherukanaga